Yes, I'm Che, that is Zan TV. Reka nongeye kubaha ikaze mwese bakomeza kudukurikirana gatanu kuri gatanu, mbibutsa gukora subscribe kuri channel niba ntacyo bibatwaye, like, share ndetse na comment kugira tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Ni inkunga ukomeye kuri twebwe, mbinginga cyane ndetse babwira kabisa kureba iyi video kugira igize ku musozo, kuko ntakitwaye ndetse abari amakuru abagezwa tuba tubabwira abagezwa ako kanya kabisa, abari icyo bita trending news. I'm Che, that is Zan TV. Reka ngushimire wowe umaze gukora kuri subscribe ndetse nkomeza gushimira abafana bacu bahoraho bakomeje gukora like, share ndetse na comment. Nkomeza kubabwira ati hari umunsi nzabatamo kabisa, ningira amahirwe yo guhura namwe cyangwa se ahantu maze kugera, kuko nta bantu nta kintu twakigezaho muri iyi si kabisa. Reka mbaye ikaze muri iki kiganiro. Iyi ni Zan TV yabanje kujya musura muri gereza ibitaravuzwe ku rukundo rwa Titi Brown na Nyambo rurimo kwitarutsa cyangwa se barimo bitarutsa mu gihe hari umuntu ubibabajije. Umukinnyi w'umunyarwanda ishimwe Thierry wamamaye nka Titi Brown ari mu rukundo n'umukinnyi wa filime Nyambo Jessica ndetse rumaze gushinga imizi n'ubwa bombi babyitarutsa. Yesiye nibaze cyane kuri Miss Nyambo, abari mwe bamuvugana na ugasanga bari kumuvugana na Dr. Nsabi, ugasanga bari kugenda bavuga kenshi, ariko uyu munsi andi makuru hari nuko yaba birimo ndetse n'uyu mubyinnyi Titi Brown bari mu rukundo kabisa. Ese ibi byavuye ni 16 Gashyantare 2023 nibwo ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gucicikana amashusho y'umubyinnyi witwa Titi Brown yahuje urugwiro n'umukinnyi wa filime Nyambo Jessica uri mu bagezwa muri iyi mitsi. N'amashusho yese yigarurira impapuro z'imbere mu binyamakuru byo mu Rwanda ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga batangira guhibisa ko aba bombi baba bari mu rukundo. N'amashusho yabagaragazaga bari Gisenyi barimo babyina indirimbo Jugumira ya DJ Philipita Rusizi na kandi iri hafi gusohoka. Ngira ngo amashusho mwagiye muyabona acicikana hirya no hino ndetse na hano kuri Zan TV, birashoboka ko yaba ariho. Ngira ngo mwagiye muyabona kabisa bari kubyinaga batwitse hashize havuye ndetse byari bikaze kabisa. Abanyamakuru nabo nibatinda bahita babibona direct, bahita bavuga ati ibi bintu ni ibiki noneho. Ubwo nyine abana bo babonye inkuru, tubanye inkuru Twitter tuyabatamo. Ngira ngo nyine uko byo bimeze n'amashusho yitegereje ubona ko barebanaga kana ko mujisha, ariko bakavuga ko barimo gukora ibezwe nka challenge cyangwa se gukundisha abantu iyi ndirimbo. Nyuma yo kuvuga cyane mu rukundo, Titi Brown yahakanye amakuru avuga ko badakundana ahubwo ko barimo gukora filime ya Nyambo Jessica, anatebya ko kubera ubwiza bwa Nyambo atamwemera. Amakuru Zan TV yahawe n'abantu ba hafi ahamya ko aba bombi bari mu kibazo cy'urukundo ndetse ko batangiye baruhisha, ariko rukaba rusigaye rubaganza kabisa. Waganirije umunyamakuru wa Zan TV ariko utifuje ko dutangaza amazina yagize ati yego barakundana rwose, nose nubona ko twatangiye kubatamaza. Bari baravuze ko batazigera bijya mu itangazamakuru ndetse babanje kubyirinda, ariko muri iyi minsi batangiye gutsindwa. Twebwe dusanzwe tubizi ko bakundana ntibagisigana, aho umwe ari n'undi aba hari by'umwihariko iyo habayeho gusohokana kabisa. Ngira ngo bo ntabwo bajya bakunda gutangaza amashusho yabo, gusa hari abavuye maravuga ati abantu barakundana ndetse ntibabura gusohokana iyo habaye ngombwa gusohokana kabisa, barasohokana. Iyo umuntu avuze ko ikipe ya business group ibiri hafi ya Titi Brown idasiba kuvuga iby'urukundo rwabo ruravugwa cyane. Yavuze ko urukundo rwabo bombi rwatangiye ubwo Titi Brown yari afunzwe. Yagize ati erega buriya batangiye gukundana ubwo Titi Brown yari ari hafi gufungwa. Nyambo Jessica yamusuye no muri gereza imageragere. Byashoboka ko byarakoze Titi Brown ku mutima atangira kubishyiramo imbaraga. Afunguye rero byahise biba akarusho, batangira gusohokana kenshi, bavugana kenshi, natwe tugiraho turabimenya, turabizi ko bakundana rwose. Titi Brown ubwo heruka kuganira na Zan TV yamije ko afite umukunzi, ariko yirinda kuvuga izina rye cyangwa se icyo akora. Ngira ngo impamvu yaka kubivuga nuko aramutse bivuga bahita bamenya, nyamara we ntago yifuza ko bijyanze ndetse niyo bibabajije babihakana bivuye inyuma, barabihakana kabisa. Ariko uyu munsi ubwo
Biriseriye kabisa biseriye iyo umuntu ubari hafi atangiye kuvuga ibintu bimeze gutyo ibintu biba biseriye reka mwibutse ko si impayari cana ishobora kugufasha mu kwamamaza ibikorwa byawe ndetse bikamenyekana hirya no hino abafite ubukwe ndetse n'abandi bashaka kujya muri shoot turabikora kandi tukabikora neza iyo ni si impayari harimo studio ni business ikomeye ikoreramo ibintu byinshi bijyanye na internet cyangwa se bike bijyanye na technology cyangwa se bijyanye na za mobile tujya dukoresha byinshi bibazaho si imba ishobora kubigufashamo yabase gukamiramo kubyo bakaba batunganya amafoto nabyo hafi aho ngaho muri si impa biba bihari ndetse ku bwinshi ndetse Titi Brown ubwo aheruka kuganira na Zone TV yameje ko afite umukunzi ndetse anavuga ko bari hafi kuba bashyira hanze umunsi w'ubukwe bwabo bakaba badegura ubukwe bakabukora ndetse bagatumira n'abakunzi babo ariko bagatangira bibaza ati se uzabikora kw'ibyamara mukunze gupropoza uzabikora utamupropoje reka mbwire ko mu makuru agenda acishikana no ku mbuga nkoranyambaga menshi bari ariko kuri Zone TV tuba dufite amakuru yizewe ndetse amakuru 5/5 abagezweho muri ayo masaha. Nyambo Jessica nawe ubwo yaganiraga na Zone TV mu muhango wo gusezerana kwa Kiramani n'umugore we yavuze ko afite umukunzi utari Malani Manzi bigeze kuvugwaho gukundana nta munsi n'umwe. Nyambo Jessica aravuga kuri Nsabi nta munsi n'umwe aravuga kuri Dr Nsabi gusa nubwo bamwe bagenda babimwitirira nguko ibya Nyambo Jessica ndetse na n'uyu mubyinnyi Titi Brown. Nyambo Jessica bivuga ko yagiye ajya no kumusura muri gereza ari nabyo bintu bituma Titi Brown ngo bimukora ku mutima kumva uyu mukobwa adakwiye kumujya kure bakwiye kubana hafi kabisa. Ngaye nguko uko bigenda byifashe muri iyi si imyidagaduro ndetse u Rwanda rw'imyidagaduro rukomeje gutera imbere kw'ibyamamare. Amcenga bisanzwe that is Zone TV mwibuze gukora subscribe nimba turakora subscribe kugira tujye tubasha kubana gatanu like share na comment nimba ari byo dushaka kubafasha. Imana igikomeza kumugisha. Peace out.